mwongeye kwirirwa bakunzi ba Slim Jesus Entertainment nkuko bisanzwe nangira mbasuza mbifuriza gukomeza kugira amahoro y'Imana. Guys, hano hari umusore, sinavuga no umusore, no umupapa, no umubyeyi, umwe mu banyamakuru bakomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda, umwe mu bagabo bavuga ukuri kwa nyako badaciye ku ruhande. Akaba ari umwe mu bastari bo mu Rwanda uri guca gahigo, dore ko bikozwe nawe niwe muntu wa mbere ubikoze kuba yakora album akacuruza akabayigurisha kuri miliyoni y'amanyarwanda, ubwo ni amadolari 1000. Ibintu biheruka gukorwa no bita Dani Vumbi, niwe uheruka kuseringa album yiwe, igihe yaseringaga album yiwe amadolari 500, akeka mu mwaka washize wa 2020, ubwo yavugaga ati album yanjye hagaze amadolari 500. Abantu benshi akavuga bati ibyo bintu ni ibyifuzo, ayo mafaranga ni menshi cyane. Nyine abantu benshi byumve neza nyine bakiyumviriza, bariko byavuzwe neza ko agiye gurwa n'abantu benshi bagiye batandukanye kandi yaguzwe ku buryo bwiza. Rero muri aka kanya nyuma yuko Dani Vumbi abaye umuhanzi wa mbere ugurishije album ye ku mafaranga menshi, Fatakumavuta yahise avuga ati reka nzane ikosora, ahita afata album ayishyira kuri 1 million. Ibi rero bishatse kwerekana yuko muzika nyarwanda iri kugenda itera imbere, kugenda izamuka ku rwego rwiza, iri kugenda ijya ku rwego rwiza cyane, ku rwego rushimishije, kuko ibi ni bigaragaza ko nka nyuma y'iminsi runaka album z'abanyarwanda zizaba zarazamutse cyane, zaba zihenze, kuko uko bano basore cyangwa se bano bapapa barimo baragenda bazamura agaciro ka album, nibyo bituma muzika nyarwanda itera imbere. Kuko ndabizi nko mu minsi iri imbere hazaboneka n'undi uzaza none ahita akura ku $1000 ishyire ku 2000, ko abanyarwanda n'abahanzi nyarwanda bose nanubwe no kuvuga abahanzi cyangwa iki muri kariyeri yose abantu bakunda competition. Tugarutse gato, murabizi wo bita Bruce Melody mu minsi yashize biherutse kugaragara ko yasinye contract ya miliyari. Ibyo yabisinye nyuma yaho wita Brother from Another Mother aka Super Manager yaraherutse gusinya contract ya miliyoni 300. Mu gusinya contract ya miliyoni 300 rero Bruce Melody yaje amucecekesha, ahita kubita gahigo, ahita asinya contract ya 1 miliyari. Bigaragara ko nyine ukuntu tugenda dukora ibintu bitangaje, nubwo abantu benshi babipinga bavuga ati no gutwika, ariko bituma duhereza agaciro music yacu, bituma duha agaciro music yacu. Kuko murabyibuka neza nko mu minsi yashize, muribuka ko uwo bita Dani Vumbi bwashyiraga iyo album ye ku mafaranga 500, benshi bavugaga ko ari inzozi, ariko Fatakumavuta we yahise ayishyira ku madolari 1000, abantu babipinga. Ibi ni bigaragaza yuko nyine mu minsi iri imbere hari n'undi uzaza nawe akahita akubita album hejuru cyane. Kandi urabona ko album ya Fatakumavuta iri kugurwa, nubwo yari yatangaje ko izasohoka ku itariki 30, bikaba byararangiye idasohotse. Akavuga ko impamvu itasohotse ari uko ngo ataruza abakiriya 10, kuko yatangaje ko azayishyira hanze ari uko abakiriya 10 buzuye. Ubwo ni abakiriya 10, abantu 10 bagura album yiwe, mbese ubwo bikarangira, ubwo urumva bizahita bihura n'amadolari, ubwo ni ibihumbi 10. Urumva nyine niko gaciro ka album ye kugira ngo ayirekure. Sinzi rero igihe abo bakiriya bazuzura, kuko kuri uyu munsi abahetazi ni iki wabwira DJ Brian nyuma yo kwakira miliyoni yindi? Ni iki wabwira DJ Brian? Dolari 1000 nyine akaba nyine amadolari 1000, ubwo n'uwaguze album wa 4, bivuga ko hasigaye abantu 6 kugira ngo album ayirekure. Fatakumavuta ati niba bataruzura sinshobora kurekura album yanjye kabisa, abantu 10 bataruzura. Rero sinzi icyo turi bukore kugira ngo iyi album tuyumve, nimba turi buyumve, nimba turi buyireke, nimba turi bumurekere, dore ko benshi bari kumva ko ari igikabyo na album hari. Abandi bakavuga bati Fatakumavuta arabeshya, na album z'amafoto ntabwo ari album zisanzwe. Gusa nyine abapinga nibo babura, ariko ukuri guhari nuko iyi album ari, kuko ntabwo yavugira ubusa. Rero zimwe mu ndirimbo Fatakumavuta amaje gutangaza zizaza kuri album hari iyo bita Abatalibani irimo Fatakumavuta, wa bita Rio Benja ndetse na Kinski Music. Abangaba ntabwo basanzwe bazwi cyane muri industry ya music, gusa wenda tuzabamenya mu minsi iri imbere, cyangwa se ushobora no gusanga ari abahanzi Fatakumavuta agiye kutuzanira, cyane ko ari umwe mu bantu bagenda babona impano zitandukanye, dore ko yabonye ari nawe wabonye uwo bita Gaga cyangwa se Gagagayera, ukunzwe cyane muri iyi minsi, ukunzwe n'abantu batari bake bitewe n'uburyo yitwaramo, yaba music yiwe, dore ko asigaye atanga music high quality. Nubwo we na Fatakumavuta badasibe guterana amagambo kuri ibyo bibazo byabo bya nyine bijyanye n'uburyo yamumanaginzemo, ngo uburyo yamuryaga amafaranga, ariko still twebwe uwo dufata nkaho ari we watumye tumenya
Bad Beach n'uwo bita Fatakumavuta. Impamvu rero twamenye nuko Fatakumavuta yamutweretse nubwo burya abantu banenga inzira baciyemo bati byagenze gutya na gutya, ariko mu by'ukuri umuntu ufite aho yagukuye nawe yakugejeje ntabwo ugomba kumunenga, nta kintu ugomba kuvuga kuko zose ni step umuntu acamo. Umuntu nimba uje muri music umuntu agomba kukubwira ati urakora gutya uragenda gutya, nashaka ayo mafaranga yakurya, ariko nyine nawe numara kwisobanukirwa uzagira ibyo ukora, cyane ko Fatakumavuta akazi ke nubwo ari umunyamakuru ariko ni n'umupromoter nabyo arabikora, kuko yagiye azana abahanzi bakomeye, yagiye azana abahanzi bagiye batandukanye nk'uyu Gaga ni wamutweretse, atwereka undi bita Sani, atwereka ndetse n'abandi bahanzi benshi bagiye batandukanye, uretse ko bano babiri ari bo nyine byagaragaye nka managing, ariko hari abahanzi benshi yagiye afasha even no ku mateleviziyo ahakora, akaba yabahereza ama interview, akabakubita ama interview nyine bakaza nyine bakitwikira bikarangira tubamenye kabisa, kandi tukabamenya neza cyane, bakanakundwa cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Nyikomeje gatoya, indirimbo Fatakumavuta amaje gutangaza ziri kuri album yo hariyo bita Abataliban, yo bita Miamor ni yafatanyije na Odapaccyftseanbrizzy, uncleaustin, Marina ndetse na Shanbrizzy. Indi ndirimbo rero Fatakumavuta yatangaje ni indirimbo bita Revolver irimo Balik, Afrojiggy ndetse na Fatakumavuta. Indi ndirimbo iri kuri album niyo bita Cana, irimo Romeo Rapstar ukunzwe cyane, umuraperi w'umuhanga cyane, hakazo bita Dollar Banks ndetse na Slum Drip ubarizwa mu itsinda rya Kenya Trap. Ubwo n'indi ndirimbo yasohoye niyo bita Zizi, nayo irimo irakurura abantu benshi, nyine irimo atuma abantu benshi baza si indirimbo ijyanye n'ibiki, dore ko kuri noza yayo hariho umuneke uri kuri cover yayo harimo umuneke uri mu ipantaro, ndakeka ni umuneke uri mu ipantaro wambaye condom cyangwa se predance, sinzi nyine impamvu yakoze cover imeze gutya, ariko buriya hari impamvu ibyihishe inyuma. Indirimbo Zizi rero ni ya Fatakumavuta afatanyije no bita Nessa, umukobwa w'umuhanga cyane. Sizo gusa kandi hariyo bita His Wiz rero ni indirimbo ya Fatakumavuta afatanyije na Social Mula, Betray, hari Nessa ndetse na Papa cyangwa nyeka ko indirimbo ishobora no kuzakundwa cyane, dore ko irimo n'abahanzi bakunzwe cyane hano mu gihugu cy'u Rwanda rero, kandi akaba ari nimwe mu ndirimbo yitezwe n'abantu benshi. Fatakumavuta rero nyuma yo gutangaza ko album yashyize kuri miliyoni, abantu benshi bagiye batungurwa, benshi batanga bavuga ati Fatakumavuta ari kwikina nk'aka akavidewo ko bita Fireman ari kumwe na Fatakumavuta, avuga ko yatangajwe n'agaciro nyine k'iyi album, nuko yatangajwe n'ukuntu abantu barimo baragura iyi album 1M. Nawe usura umusaza muri Afurika haba amanayira, haba amarandi, haba amanyarwanda, haba amashiringi. Hari alubumu yari yagurwa amafaranga miliyoni y'amanyarwanda, 1000 cy'idolari, uguzi mu magande. Ndakeka mwabyiboneye kabisa. Uyu ni Fireman ari kuvuga ati kabisa biratangaje kubona umuntu uri gucuruza album ku mafaranga 1 million mu gihugu cy'u Rwanda, biratangaje cyane. Gusa turi kugenda tugera kure mu buryo butandukanye. Urabona hano noneho n'uwo bita Fatakumavuta ari kumwe na Kalfan Govinda, nawe atangaza ko bafitanye indirimbo bita muzabishobora, nubwo atarakira hanze cover, bishoboka ko ashobora kuba azamushyiranaho na collab n'undi muntu. Gusa nyine abantu benshi bari kwibaza batese Fatakumavuta zikuririmba yaririmbye. Mbibutse ko Fatakumavuta yigeze kuba yaririmba indirimbo mu minsi yashize, nubwo icyo gihe yari akiri underground, abantu benshi ntibayimenye, ariko yigeze kuba yaririmba indirimbo mu myaka yashize, narwo mu minsi yashize. Icyo gihe yitwaga Senga, bo uranabibona hano kuri bari bamupostinze kuri Facebook mwaka 2012, aho yari yaje aririmba ngo mu njyana y'ikinimba. Guys, reka ndekera ahangaha rero, reka nsabe ugeze hano bwa mbere gukora subscribe kuri YouTube channel kugira ngo dukomeze tugendane 5 kuri 5. Ini Slim Jesus Entertainment.